Hello guys, amazina yanjye nitwa Mugisha TV official. Hano nshaka kukwereka akantu application ushobora kuba yagufasha kugenza ute gukura virusi muri telefone yawe. Hari uburyo ki ushobora kuba wagenza ute ujyaga kuri Vidimate cyangwa kuri YouTube ukadownloadinga application cyangwa ikindi kintu runaka, icyo kintu kikakugenza kikakuzanira virusi. Rero nshaka kukwereka uburyo ki ushobora kuba wagenza ute wazana mbese wadownloadinga mbese application ikuramo virusi telefone yawe. Hano ujya usanga igenda yibanabana ikora nabi, niyo mpamvu rero nagenze ute nashakaga kugira ngo mwereke aka kantu nakubwiye. Ndabizi mugenzi wanjye nimba ari ubwa mbere ubonye iyi video, kanda like, ukande subscribe, ukande na like, ugasharinga no kuri bagenzi bawe. Nubona ari iki ni video gusigiye, nibagiye gutera na comment, nimba ari akandi kantu mba twagenze twavuga. We nugirwa amazina yanjye nitwa Mugisha TV official. Jya kuri YouTube, Instagram ufollowing, maze tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. So nabatinde rero uragenda ushake application yawe, ushake ujye muri telefone yawe, urangiza urebe application yitwa Play Store. Ngiyi wayibonye, ngiyi wayibonye. Noneho numara kugeza ute, numara kuyibona uragenda ugenda usacinge application bayita virus remove. Ngiyi ibintu byose ndi gukora ndajya mbikwereka. Nangiza ugenze ute uze ugere hano gutya. Noneho dore ngiyi ni application, dore ngiyi ukumva. Noneho ngiyi pe, ngiyi kabisa. Ugenze ute uyisacinga kuri Play Store yawe. Numara kuyidownloadinga uraza ugenze ute uze hano ugenze ute uyifungure gutya. Numara kuyifungura gutya, hano bari kuvuga ati scanning. Hano ndi kubona uri kuhareba aha ngaha ko handitse ngo scanning hano, scanning. Noneho urangiza ugenze ute uhakande gutya, bivuge gutya. Gutya ngeri kunyereka ko gutya nta virusi ifite. Rero